batangiye batwereka umugore n'umugabo. Umugabo ari kubwira umugore ko agiye gukora urugendo, gusa umugore ari kurira amusaba kutamusiga wenyine. Umugabo yamubwiye ko nta buryo yasubika urugendo rwe, arangije amusezeranya ko azagaruka mbere y'uko abyara, gusa mbere y'uko agenda amuzanira icupa rwuzuyemo imiti izamubuza kubyara mbere y'uko umugabo we agaruka. Umugabo yahise afata inzira aragenda, umugore arangije atangira gutegereza umugabo we. Imyaka myinshi iragenda irahita, umugore akirya ya miti nta gakuru k'umugabo we. Twihuse nyuma y'imyaka 13 batwereka nawe umugore yakoze atakibasha kugenda, n'umwana w'umuda nawe yarakuriyemo asigaye aganira na nyina wishwe n'irungu. Aho kanya umugore se yumva urusaku arangije asohoka yishimye agira ngo umugabo we ugarutse, gusa akigera hanze atungurwa no gusanga ipusi yafashwe n'imigozi. Umugore wari umaze iminsi atarya ahita yica atangira kuyirya. Ku mugoroba batwereka umugore ndi mumere n'abari gutaka, agiye kureba muri cya gicupa cye cy'imiti asanga yamushiranye ahita atangira kwigaragura. Umwana uri mu nda yumvisha uburyo nyina ari gusufura birangiye munanira kwihangana, abonye n'abundi buryo ahita yica nyina atangira kwambara umubiri we. Nyuma batwereka umwana wambaye umubiri wa nyina ari gukora isuku ahantu hose. Ku mugoroba nanone warangiye yicara hanze atangira gufata akayaga. Ku munsi ukurikira batwereka umwana arimo yisukira icyayi, bitunguranye yumva urugi rurimo rufunguka, agiye kureba asanga ari se Tayi ugarutse. Umwana n'amatsiko menshi yahise abaza Tayi aho yari ari nyuma y'imyaka 13. Tayi wari umeze nk'atamwitayeho ahita amubwira ko bitamureba. Nyuma umwana yahise yagira nk'aho ari umugore wa Tayi, arangije amubeshya ko yagerageje kurwana uburyo bwose bushoboka, gusa bikarangira inda ivuyemo. Tayi utari umeze nk'atunguwe cyangwa wabaye yahise amwegera, arangije amubwira ko bagomba kongera kugerageza mpaka babyaye. Umwana yabonye ko nta buryo yasobanura Tayi ko ari se, arangije atamwemerera, amateka ahita yongera yisubiramo.